Yes, reka ngusuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ubwo ndavuga kuri wowe uba wahisemo kugenda ubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni amakuru XTV ni umuyoboro ukugezaho amakuru agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu isi dutuye. Ngira ngo niba ukoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, wagiye ukomeza kugenda ubona amagambo yagiye atangazwa ku mukozi w'Imana Pastor Julien Kabanda. Ngira ngo ni nyuma y'uko aya magambo yatangajwe kuri Pastor Julien, yatangajwe n'uwiyita Bakame ku rubuga rwa X cyangwa se ku rubuga nkoranyambaga rwahoze ari Twitter. Ngira ngo ni amagambo yaje gutangaza, amagambo yatangaje kuri Pastor Julien yavugishije abantu benshi bagiye batandukanye. Ngira ngo ni inkuru mu by'ukuri ubona ko ku mbuga nkoranyambaga iri gukomeza kugenda igarukwaho n'abantu bagiye batandukanye. Ni ubutumwa buvuga nabi umukozi w'Imana Pastor Julien Kabanda nk'uko nari maze kubikubwira, aho yamwitaga intumwa ya Satani ku isi, ariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugatangaza ko rwatangiye gusuzuma iby'ubu butumwa niba burimo ibigize ibyaha. Uwiyita Bakame kuri X yahoze ari Twitter, yanditse ubutumwa kuri uru rubuga nkoranyambaga agira ati: reka mwite intumwa ya Satani ku isi, mama w'ikinyoma. Uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abanyarwanda. Ati uwamuza nawe isi yose itureba nkamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya abeshya ko yigisha. Ni ubutumwa benshi bamaganiye kure bagaya uyu muntu wanditse ubutumwa bwibasira uyu mukozi w'Imana uri mu bakurikirwa na benshi mu Rwanda muri iki gihe. Bamwe mu bakoresha uru rubuga nkoranyambaga banasabye ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabyinjiramo rugakurikirana ibyatangajwe n'uyu muntu hakiri kare, kuko byumvikanamo ingengabitekerezo mbi. Uwitwa Bugingo yagize ati: RIB Murangira BTL, banyakubahwa, turasaba kujya mukumira kuko ibi bintu bigize icyaha kandi harimo no gukurura amacakubiri no kwibasira abantu ukoresheje imbuga nkoranyambaga. Ati niba umuntu atinyuka akita undi intumwa ya Satani mu ruhame birakomeye. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira BTL yavuze ko nyuma y'uko hari abantu benshi bakomeje gusaba ko ibyo butumwa byakurikiranwa, hatangiye gukorwa isesengura kuri ubu butumwa kugira ngo harebwe niba hari impamvu zatuma uwabwanditse abiryozwa imbere y'inkiko. Yagize ati biracyasuzumwa n'ishami rishinzwe gusesengura ibikorwa cyangwa amagambo bikekwa ko agize icyaha byakorewe ku mbuga nkoranyambaga, rireba icyo amategeko ateganya niba ibyo yatangaje bigize icyaha gikurikiranwa muri RIB. Dr Murangira yavuze ko kandi hanasuzumwa niba haramutse hagaragayemo ibyaha niba byakurikiranwa na nyir'ubwite uvugwa muri buriya butumwa cyangwa bikaba byakurikiranwa n'urwego rubifite mu nshingano. Ati ikizavamo mu gusuzuma nicyo kizashingirwaho hafatwa umwanzuro. Ubutumwa bwanditswe n'uwiyita Bakame kuri uru rubuga rwa X nyuma y'uko uyu mukozi w'Imana Julien Kabanda akoze igitaramo cy'iminsi 3 cyiswe
Thanksgiving cyitabiriwe na benshi, ariko ngira ngo wenda muwundire turebe icyo uyu wanditse kuri Julienne Kabirigi Kabanda akamwandikaho amagambo atari meza. Reka turebe icyo we abivugaho. Ese ntibishoboka ko yaba yatangiye kwicuza ku byo yavuze kuri Pastor Julienne Kabanda, umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga wanditseho ubutumwa bwibasira Pastor Julienne Kabanda Kabirigi akamwita intumwa ya Satani ku isi, yasabye imbabazi, avuga ko yabitewe no kuyobywa n'amarangamutima. Ni nyuma y'uko uwiyita Bakame ku rubuga nkoranyambaga n'ubundi rwa X yanditseho ubutumwa bwamaganywe na benshi aho yibasiraga uyu mukozi w'Imana Pastor Julienne. Mu butumwa yari yabanje kwandika yari yagize ati, reka mwite intumwa ya Satani ku isi, mama w'ikinyoma. Uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira Abanyarwanda. Uwamuzana w'isi yose itureba nkamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya abeshya ko yigisha. Ubutumwa bwanenzwe na benshi bagaya uyu wihandagaje akandagaza umukozi w'Imana ufite benshi banyurwa n'ubutumwa bwe, ndetse bamwe bagasaba inzego kubikurikirana. Rero nyuma yo kugawa mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 28 Mata 2025, uyu wiyita Bakame yongeye kwandika ubundi butumwa asaba imbabazi. Yagize ati, muri aka kanya nanditse nsaba imbabazi umuryango nyarwanda, imbabazi by'umwihariko umuryango wa Pastor Kabanda Julienne bitewe n'igikorwa nakoze kubera amarangamutima yanjye yanyobeje, bityo nkagwa mu cyaha kibangamira imibereho bwite ya muntu dusanga mu ngingo ya 39 y'itegeko nomero 60/2018 ryo ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Uyu wiyita Bakame yakomeje ubutumwa bwe agira inama urubyiruko ati, dukoreshe imbuga nkoranyambaga, bityo nubwo dufite uburenganzira bwo kwisanzura ariko bigomba no kujyana n'inshingano zo kubaha uburenganzira bw'abandi bantu nk'uko tubibona mu ihame rivuga ko uburenganzira bujyana n'inshingano. ngira ngo ubwo ni ubutumwa yatangaje, ariko kandi arongera ati, muryango wanjye gihugu cyacu mbasabye amahirwe ya nyuma nk'uko muri Yohana 8 kuva ku murongo wa mbere kugeza kuri 11 haravuga ngo tubona urugero rwaho Yesu yakijije. Umugore wafashwe asambana, abandi bari bamaze kumucira urubanza. Mumpaye ayo mahirwe naharanira kuba umudahusha mu rugamba rwo kubaka igihugu cyacu nk'uko duhora tubisabwa. Uyu wiyita Bakame kuri X yasabye imbabazi nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwari rwatangaje ko rwatangiye gusuzuma niba ibyo yatangaje bigize ibyaha kugira ngo abikurikiranweho. Ese abantu bagiye batandukanye nakomeje kugenda mbona bibaza bati, ese ubu wenda kuba asabye imbabazi kirego wenda niba cyaramaze gutangwa na Pastor Julienne Kabanda Kabirigi, ubundi aramubabarira cyangwa ntacyo biri butange? N'ubundi kuba asabye imbabazi nabwo ni ikimenyetso kigaragaza ko n'ubundi yemera ibyo yakoze kandi akaba yabikoze wenda yanabitekereje. So
ngira ngo ibyo ni ibitekerezo by'abantu bigiye bitandukanye bagiye bakomeza kugenda bavuga. Wenda reka dutegereze turebe niba Pastor Julian Kabanda yamubabarira, wenda ibyo nibyo wenda twaza kugarukaho mu nkuru yacu ikurikira. Ariko niba ari ubwa mbere ugeze hano ukaba utarakanze kuri subscribe, nyaboneka bikore